Ku birebana na Mozambique, igihe hafatwaga icyemezo ko twohereza ingabo muri Mozambique, nibyo hari ibyavuzwe, ariko ntabwo twabyitirira ibihugu. Twavuga ko hari abantu bagize icyo babivugaho, wenda bamwe bavuga bati ntitubyumva, ntabwo batubwiye, ntibaduteguje. Ariko icyo nababwira ni uko mbere yo kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, icya mbere byasabwe na guverinoma ya Mozambique, niyo yabisabye, kandi bishingiye no ku masezerano dusanzwe dufitanye na kiriya gihugu mu nzego zitandukanye, harimo n'ibirebana n'inzego z'umutekano. Ikindi ni uko twagishije inama, tunabibwira ibihugu bitandukanye birimo bigize uriya muryango wa SADC, ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, n'abandi n'ibindi bihugu byinshi bifite uruhare cyangwa se imiryango, harimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union, harimo ibindi bihugu wenda bya kure ariko bifite icyo bikora hariya muri Mozambique, birimo Ufaransa, birimo Portugal, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo Ubushinwa. Bose twarababwiye, ntabwo ari ibintu byaje mu ijoro gutya ngo mu gitondo abantu bagende. Ni ibintu byabanje kujya biganirwaho kugira ngo turebe icyakorwa, twumve n'uko abandi babibona. Hanyuma n'igihe icyemezo cyafashwe, abo bose twarababwiye. Naho ubundi ntabwo ari za guverinoma cyangwa se ibihugu byavuze ko bitunguwe na kiriya cyemezo, ni abantu ku giti cyabo. Kandi iyo duhana amakuru n'ibindi bihugu hano mu Rwanda, ushobora kunyura kuri kuba bihagarariye hano mu Rwanda, cyangwa se niba ari ku rwego rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ukavugana na mugenzi wawe. Ntabwo biba bivuga ngo n'abandi bose bahita babimenya, bakamenya inama zabaye, bakamenya impaka zagiwe, bakamenya n'amakuru yatanzwe. Ntabwo rero twigeze tubona igihugu nk'igihugu na kimwe cyavuze ko kitishimiye kiriya cyemezo, ni abantu ku giti cyabo. Ariko rero nagira ngo mbabwire ko mbere yo kohereza ziriya ngabo twabanje kubiganiraho n'abo bireba benshi, ari abaturanyi na Mozambique, ari abari kure ariko bafite ibyo bakora hariya, bafite umubano na kiriya gihugu, n'abo dusanzwe dukorana mu buryo bw'ubutwererane. Ariko by'umwihariko n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika waramenyeshejwe no mu buryo bw'inyandiko, kandi na perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari icyo yabivuzeho abishyigikira, ngira ngo mwarabibonye. Ubundi rero ibindi ni iby'abantu ku giti cyabo, ntabwo nabitindaho. Ku bijyanye na Denmark ni igihugu dufitanye umubano. Hari abaminisitiri babiri bigeze gusura mu mezi yashize, dusinyana n'amasezerano y'ubutwererane, dusinyana n'amasezerano yo gufatanya mu bintu bitandukanye, harimo n'ibibazo by'impunzi ndetse n'ibibazo by'abimukira, migration. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, kuko dufitanye n'amasezerano mu birebana n'ubutwererane mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe, climate change. Hari ibyo dukorana mu rwego rw'ubuzima. Kandi nagira ngo mbabwire ko Denmark ari igihugu kimwe gitanga inkunga kuri kiriya kigo cyo mu Bugesera cyakira ziriya mpunzi zavuye Libya. Ibyasohotse mu binyamakuru mu minsi yashize bivuga ngo Denmark irashaka kohereza abantu b'impunzi bariyo bagiye mu buryo butemewe n'amategeko, ngo bakabohereza mu Rwanda. Ibyo ntabwo biri mu masezerano twasinye, ntabwo birimo. Ni ibibazo biri iwabo, ngira ngo biri muri politiki z'iwabo. Icyo navuga rero kijyanye n'ayo masezerano yo gufatanya mu bijyanye n'ibibazo by'impunzi, kimwe n'ikiriya kigo kiri mu Bugesera n'impunzi zituruka muri Libya, ariko tukaba twanaganira no ku kibazo muri rusange, kuko
kiriya kigo kiri mu Bugesera ni ikigo cyakira impunzi ziriya zashyize muri Libya, kandi muribuka uko byagenze, n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wabigizemo uruhare, umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi UNHCR wabigizemo uruhare, abo bose turakorana. Ariko kuba twakira bariya abantu baturutse Libya ntabwo bivuga ngo ikibazo cy'ubuhunzi n'uburyo bagize muri Libya ntabwo cyakemurikiye muri kiriya kigo. Iyo dusinya amasezerano nk'ariya rero biba bivuga ngo twiteguye no kuganira ku kibazo muri rusange, ariko ntabwo ari ikibazo cyo kwakira abantu bahungiye muri Denmark mu buryo butemewe n'amategeko. Kandi ibyo twakora byose, ibyo byose n'ayo masezerano tuba dufitanye, icyakorwa cyose kigomba kuba cyubahirije amategeko mpuzamahanga ariho, ndetse n'ayo by'umwihariko ay'u Rwanda rwashyizeho umukono. Ibyo bigomba kuba byubahirijwe. Ikindi tuba tureba nko muri ya bikorerwa bariya bavuye muri Libya, ni ukureba n'agaciro k'umuntu. Ntabwo iyo uzanye abantu kuriya ugomba kuba uzi ko hari ikibazo cyabo ukemura. Ntabwo ari ukubaterura gusa ngo ukemure ikibazo cy'aho bahungiye utareba n'agaciro k'uwo muntu n'uburenganzira bwe. Icyakorwa cyose rero mu gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo bijyanye n'ubuhunzi hirya no hino, cyaba kigendeye kuri uwo murongo. Ni amategeko mpuzamahanga, ni agaciro k'abo bantu, ni uburenganzira bwabo. Ahasigaye ikibazo cy'ubuhunzi ubuhunzi butashingiye ku mategeko ni ikibazo kiriho, kirahari. Buri mwaka abantu bagwa mu nyanja bashaka kwambuka bajya i Burayi. Hari abandi bagiye bahera muri za Libya, nibo bariya tugifite umusanzu, twatanze umusanzu wo kubazana hano. Ikibazo kirahari, kirahari ku isi. Ni byiza rero ko gitekerezwaho. U Rwanda rero mu gutanga umusanzu warwo kuri icyo kibazo, tubanza kwemera ko kibaho, ko kiriho. Niba hari icyo dushobora gufasha gukemura ni byiza, ariko bikagendera kuri ibyo nababwiye, amategeko mpuzamahanga, uburenganzira bw'abantu, ndetse n'agaciro kabo katagomba guhungabanywa. Ntabwo ari ugufata abantu bari hariya za Burayi bagiye mu buryo butoreje amategeko ngo babaterure bashyire mu ndege baze babasuke hano gusa. Ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo ari uko bimeze. Ibinyamakuru bya hariya muri Denmark bivuze ibintu byinshi cyane, ariko bishingiye kuri politiki z'iwabo mu gihugu, bidashingiye ku masezerano u Rwanda rufitanye na Denmark cyangwa se iyo twiteguye gukorana nabo. Ku bibazo byabajijwe bindi kuri Mozambique, ikiguzi cy'ubutumwa muri iki gihe u Rwanda nirwo rutanga ibyangombwa byose bijyanye na buriya butumwa, ariko turakorana na Mozambique ubwayo kugira ngo ibe yagira uruhare nayo yabigiramo nk'igihugu cyatabawe, ndetse tukavugana abo navuze twagiye dusanzwe dukorana, ibihugu by'inshuti, imiryango mpuzamahanga birimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo uko iminsi yigira imbere hazagire n'uruhare abo bose babigiramo. Ariko mu gutabara mu ikubitiro byo u Rwanda nirwo rwakoze ibikenewe byose, ariko n'igihugu cyatabawe by'umwihariko turibwira ko hari uruhare bazabigiramo mu gihe dutegereje ko n'imiryango nk'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ibindi bihugu by'inshuti bifite ibikorwa hariya, abo bose turibwira ko hari igihe kizagira nabo bakagira umusanzu babitangaho.